Haleluya, ndagusuje uteze amatwi ijambo ry'Imana muri aka kanya. Yesu aguhe umugisha, Yesu akurwanirire. Nshuti ya Yesu, akanya nk'aka ntago nzi kondisiyo urimo, ariko Imana yo mu ijuru yo irayizi. Ndakwinginze ibikugoye muri aka kanya ubona bikunanije, ubibwire ngo Yesu yaratsinze, ubibwire ngo Yesu abirusha imbaraga. Akanya nk'aka rero tugiye gusenga Imana, ube maso, shitani ntakongorere, ndabizi ajya atwongorera akatubwira ibyananiranye, akatwibutsa ko dufite amadeni, akatwibutsa ko tutarishyura minerivare, ariko mu ijuru hari Imana yishyura ibyo byose. Akanya nk'aka hari abantu bari kumva ijambo ry'Imana barwaye, ndababwira ko Yesu akiza abarwayi. Hari abandi babuze urubyaro, ndababwira ngo Yesu ajya mu nda y'ingumba zikabyara. Ntucike intege, shitani ntakongorere, ntakunanize, Yesu ari ku ngoma kandi yaratsinze rwose. Ntago nzi kondisiyo urimo, ariko Kristo we arayizi. Ni umwami w'abami, aca inzira aho zitari. Ni Imana yitamurura ku munota wa nyuma, twarayibonye iturengera, turayibona itugaburira dushonje, twarayibonye itwishyurira minerivare ababyeyi bananiwe. Nshuti yanjye, iyi Mana nkubwira ndayizi neza, yangiriye ibambe, yarantabaye, ni ukuri yarandwaniriye. Ndakwinginze ngo uyigirire icyizere, icyo usabwa ni ukuyigirira icyizere, ubundi ukayiha umwanya igakora. Hari abo wiringiye barananirwa, ntago nzi nimba we warabiringiye, ariko genda abizi ko nabinyuzemo. Hari ukuntu tujya twiringira abantu, ariko ndakwibutsa yuko umuntu ni umuntu, ariko wiringira Imana yo ntijya ibura uko igenza, ntijya ibura uko ubikora. Nshuti yanjye, Yesu ni umwami w'abami, Yesu aradukunda, yemeye kujya ku musaraba w'isoni, yemeye gukubitwa ndetse aca no mu rupfu kugira ngo njye nawe tubone ubugingo buhoraho. Yarakoze umwami w'abami. Ndabizi wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana ufite ibimenyetso birenga kimwe ko Yesu umwami w'abami yakugiriye neza. Kuba ugihumeka uri umukandida w'ibyiza, ni ukuri Kristo nawe yakubura dosiye yawe, Kristo yakurengera, Kristo yakugarukaho. Nshuti yanjye, hari benshi bavuye mu mubiri, ni ukuri ubu ntibakibukwa, ariko twebwe turiho. Ni ikitwereka ko turi abakandida b'ibyiza, umwami w'abami isaha n'isaha yadutabara. Ndakwinginze rero, tugiye kwiyeza, duce bugufi imbere y'Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, nta mugayo turiho, Imana yatubabariye ibyaha. Karibu dusenge. Data, mu izina rya Yesu, uri umutunzi w'imbabazi, uri mwiza, ntawe uhwanye nawe. Uko wabayeho, uko uriho, ni uko udukunda, wemeye kudupfira, ujya ku musaraba w'isoni kugira ngo njyewe nyir'ibyaha, kugira ngo Kristo ungirire ibambe. Mu izina rya Yesu ndagushimye kandi ndakubashye. Ni ukuri urakoze ko ungiriye ibambe Kristo. Nciye bugufi ngo umbabarire ibyaha byanjye, ibicumuro byanjye, aho nagenze nabi, uhambabarire nyaguhora ku ngoma. Data, urakoze rero, tugiye kumva ijambo ryawe, ube hagati muri twe, uduhe kuryumva no kuryumvira, uduhe Kristo kurisobanukirwa birenze. Kristo, twe turi abantu, ariko wowe uri Imana ari mu ijuru. Ube hagati muri twe rero, udusobanurire mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Bakorisayi, ni igice cya kabiri, umurongo wa 13 turagera ku wa 14. Karibu dusenge abafite Bible, namwe abatazifite mutege amatwi ijambo ry'Imana. Imana igiye kuvugana natwe. Ngo kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuruzaho kurubamba ku musaraba. Amina. Haleluya. Nezejwe n'Imana rero n'iri jambo narisomye numva riramfashije, ariko numva umwuka arampata kurisangiza n'abandi. Akanya nk'aka rero, wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana, nakubwira ko uri umunyamahirwe. Ni ukuri, kubera yuko Kristo arashaka kutwibutsa urukundo yadukunze, arashaka kutwibutsa ukuntu yatugiriye ibambe, arashaka kudukebura mu buryo bwose twaba turangayemo, mu buryo turi gushukwa n'iby'isi muri iyi minsi ya nyuma. Nshuti yanjye, ngo Kristo yemeye kujya ku musaraba arabambwa kugira ngo njye nawe ni ukuri atugirire ibambe, kugira ngo adukureho icyaha cy'inkomoko, adukize karande.
Imana yaradukunze rwose, ni ukuri twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, ahari imva zacu ziba zaramezeho urwiri, tuba twaribagiranye, inshuti y'umusaraba Kristo yaradukunze, ahari iyo aza kwita kuri kavukire yacu, iyo aza kwita aho dukomoka, ntabwo njye nawe yari kudupfira, ntabwo yari kutumenya, ariko nshimiye iyera yo mu ijuru, kuko yatugiriye ibambe akadukunda, akemera kujya ku musaraba w'isoni, atitaye ku wo tuvukira. Yewe rwose ndakeka Imana itari kumenya, ariko nshimiye Imana ko itigeze yita ku ndeshyo n'igihagararo, ntiyite ku masura. Iyi Mana yo mu ijuru ni Imana iratangaje rwose. Ni ukuri rero nshuti y'umusaraba, yemeye kudupfira, idukiza icyaha cy'inkomoko Imana, itanga Kristo kugira ngo abambwe njye nawe tubamburwe, yarakoze. Nshuti yanjye, hari inzandiko ngo zaturegaga, izi nzandiko zari ziriho njye nawe tutaranavuka, izi nzandiko ni ba sogokuruza bacu bagendeye mu mihango ya gipagani, baraterekereye barabandwa, bakora ibyangwa n'Imana, ndetse rwose natwe ahari twari kuba tugendera muri iyo myuka ya basogokuruza bacu, ariko ndashimira iyera yo mu ijuru kuko yadukijije icyo cyaha. Kristo ari ku musaraba yaratubwiye ngo byose birarangiye, inzandiko zabaregaga zirarangiye, karande ndazibakijije, mbahinduye ibyaremwe bishya, mbahinduye abana, mbese identite yacu yarahindutse, ntabwo tukiri abega, ntabwo tukiri abanyiginya, ahubwo twebwe turi abana b'Imana isumba byose. Sinzi uko ubyumva, sinzi ukuntu biha agaciro, ariko ndumva umwami w'abami yarakoze igikorwa gikomeye cyane. Ni ukuri rero ndakwinginze nshuti y'umusaraba, wongere ugirire Imana icyizere, wongere uyikunde bundi bushya, kuko yagize neza. Haleluya! Imana yacu yagize neza, Imana yacu yatugiriye ibambe, Imana yacu yadukijije karande, yadukijije inkomoko, yagize neza. Ubu ngubu ibyo wacamo byose, amakuba yose wanyuramo, ni ukuri uhagarare gitwari, uhagarare kigabo, kuko twe turi abana b'Imana. Imbaraga z'umwuka mubi nta butware imyuka mibi dufiteho, nta bushobozi shitani adufiteho, kuko twebwe identite yacu turi abana bo mu ijuru, turi abana bo mu gihugu cyo mu ijuru. Abana b'Imana rero nta kintu kijya kibahangara, ahubwo kirabubaha. Shitani ntagukange, ajya yemera ko bitugeraho, narabibonye kuri Yobu. Yobu Imana yarabyemeye ko bimugeraho. Imana yacu yabwiye shitani ngo wamubonye umugaragu wanjye Yobu, wamubonye kuntu ankunda kandi akankorera, kuntu anyubaha. Shitani atese ati yabuzwa n'iki kugukorera kandi waramuhaye byose, wamuhaye abana beza, umuha umugore mwiza, wamuhaye ubutunzi, wamuhaye byose umuntu wese yakenera muri iyi si. Imana iravuga ngo ndamukugabije, ariko icyo nkwimye ni ubugingo. Yobu rero byamubayeho, Yobu aratotezwa, Yobu arababazwa, Yobu inshuti ze zimuvaho, yewe kugeza n'umugore babyaranye aramubwira ngo ihakane iyo Mana wipfire, ariko Yobu yakomeje kwiringira Imana ye ayigumaho, ariko Imana yamugarutseho. Ndanezerwa nshuti yanjye, wowe uri kubona uri mu makuba, uri mu bigeragezo bikugoye, ubona uremerewe rwose, ndakwibutsa ko na Yobu Imana yabyemeye bikamugeraho, kandi ntago ari uko imwanga, ahubwo kwari ukugira ngo imirimo y'Imana, icyubahiro cy'Imana kigumeho. Shitani yaje kubibona, abona yuko Yobu atigeze akunda Imana kubw'ibintu, kubw'uko yari akize, ahubwo yari afite urukundo rwose ruhamye, urukundo ruzira uburyarya, kuko yagumye ku Mana no mu bigeragezo. Shitani aramwara. None ndakwinginze ngo untere inkunga tumwaze shitani, ibyo uri kunyuramo bikuruhije nshuti yanjye, ndakwinginze ngo ntucike intege, ntizi ngabo, ntizi umurindi dukoze isoni shitani, tumubwire ngo Kristo yaranesheje, Kristo yemeye kujya ku musaraba, Kristo yadukijije karande, Kristo yaraturwaniriye. Nshuti yanjye, wowe urabizi, hari byinshi byari bikugoye, hari byinshi uri gucamo bibabaje, ariko ibuka na bya bindi, ibuka n'ahandi ko Imana yahabaye, ibuka n'ahandi ko Imana yakurinze na n'ubu utapfuye. Yego urarwaye wenda uri mu bitaro, ariko ibuka ko hari abandi bari kugucaho bakagenda bakabajyana muri morgue, wowe ugihumeka. Shima iyera yo mu ijuru, yishime biyitere gukora. Imana yacu ikunda icyubahiro, Imana yacu ikunda amashimwe, nibyo biryo byayo. Ndakwinginze guma ku mwami wawe, komeza umwiringire, Imana iragukunda, Imana ntizagusiga. Nshuti yanjye, urakoze kumvira ijwi ry'Imana, urakoze ko wumvise kugira neza kw'Imana. Ndakwibutsa ko Imana igukunda, ndakwibutsa ko itagutaye, ahubwo ni ukugira ngo icyubahiro cy'Imana gikomeze
ukomeze uha Imana icyubahiro uko bikwiye, kandi humura, Yesu ari ku ngoma, Yesu aragukunda. Akanya nk'aka rero ndakwinginze ngo ukomere kandi wizere Imana, icyo usabwa ni ukuyizera, ibindi byose irabyikorera. Ongera wizere Imana, uyiringire, uyihe umwanya ikore, Imana iragukunda, Imana yacu ikwitayeho, nshuti y'umusaraba. Icyo usabwa ni ukuyizera, uyizere, uyibwire ngo noneho Mana ndatsinzwe, noneho Mana inzitwazo nari mfite ngo warantaye umbabarire, Imana irongera ikubabarire. Akanya nk'aka rero reka tubwire Imana yuko twabaye abanyantege nke ku rugamba, tubwire Imana ko twabaye abatemera, twagize ukwizera gukeya, yongere iduhe ukwizera, yongere itwibutse ibihe byiza twagiranye n'Imana. Mu izina rya Yesu karibu dusenge tuyisaba yuko yadushyigikira muri uru rugamba rukomeye, ikaza ikaturuhura kuko turarushye, ibibazo biraturuhije, ni ukuri ubukene buratuzahaje, ni ukuri turi gutekereza nabi kubw'intambara turi kurwana. Imana iziturwanirire, tuyibwire ko tunaniwe. Data, mu izina rya Yesu, uri umwami w'abami, ntituzakuvaho. Twarakubonye utugirira neza, turakubona uturengera mwami, warakoze. Ntituzarambirwa kuvuga kuri Imana, ntituzarambirwa kuvuga kuri uwera, uri uwera mu isi no mu ijuru babyumve, uri Imana y'amahoro, twebwe ntituzakuvaho. Abandi bafite izindi mana biringiye, ariko twebwe ni wowe twamenye, ni wowe Mana tuzi, ntituzakuvaho mwami. Twabaye abanyantege nkeya rero mwami, twaragamburiye ku rugamba, ariko Kristo ongera utwambika imbaraga, ongera utugarukeho nyaguhora ku ngoma. Ni ukuri nyaguhora ku ngoma twarabibonye uko ubwo wagarukaga kuri Yobu wamugiriye neza, umuha abana baruta aba mbere. Mwami turabizi iyo ugarutse uduha ibyiza kuruta ibya mbere. Mu izina rya Yesu tugarukeho, dusabye twizeye mu izina rya Yesu, amina.